sinzi ndumva nshaka kuririmba rikoresha n'amaso wawe yamano yangezeho umusurutindi warabigambiriye urabisohoje unyituye urukundo wamuze kuva kera kirekire nahora nagizo haleluya none zibaye impamo imisozi nuri amatabana amanutse uwiteka yarabibonaga kuko we adakiranirwa ngo yibagirwe iyo mirimo niyo mpamvu ampaye impano imisozi nduriye amatabara amanutse uwiteka yarabibonaga kuko we adakiranirwa ngo yibagirwe iyo mirimo niyo mpamvu ampaye impano sinzi ndumva amagambo ari menshi ariko reka nkubwire nibaza ko abantu benshi batakuzi ntago bakuzi ariko ndatekereza yuko Imana yari yaraguhishe tu kugira ikundemere uyu munsi ntago bakuzi ni jye ukuzi neza sinzi aho nahera ariko wamaze agahinda kandi wampaye icyubahiro nta n'ikintu kizampungabanya tukiri kumwe ndashimira Imana cyane Imana niyo kwizerwa uyu munsi nabivuga njyewe narasenze cyane narasenze ntago bijyana nuko abantu babyumva ntago bijyana nuko abantu babitekereza ariko ndashimira Imana ndashimira ababyeyi bakubyaye ndashimiye mama na papa ku burere baguhaye uri inshuti yanjye kandi ntago usanzwe ibi ngibi ndabivuga bihamye imbere y'umuryango narabitegereje reka nduhuke umutima nanabuze igihe nzabivugira ndashima Imana yo mu mugambi wayo mwiza yemeye ko mba uwo tuzabana mu buzima bwanjye none n'iteka ryose ndagushimiye ko mpisemo mu magana y'abakobwa kugira ngo ngufashe gusohoza umugambi wayo ku buzima bwawe n'abazagukomokaho warakoze kuba intangarugero mu busore bwawe warakoze kwihangana kugeza iki gihe cyiza kandi gikwiye ndishimiye ko uri igisubizo ku masengesho nasenze imyaka myinshi ndahiriye imbere y'ababyeyi b'umwuka ndetse n'ubumubiri abapasiteri abashumba abavandimwe ndetse n'inshuti ko nzagukunda nzakubaha
Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hano turi mu nzu y'Imana. Kandi ngo mu nzu y'Imana habamo umudendezo. Yesu ashimwe. Yes, uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo. Niyo mpamvu tugiye gukora celebration. Ese arabiteguye gufatanya natwe muri celebration. Nagira ngo mbasaba bishoboye duhaguruke twizihuza uyu munsi ni imboneka rimwe niko bajya bakunda kubivuga. Ariko byose ni kubw'icyubahiro cy'Imana. Congratulations Pastor. Yeah, thank you. And now gentil, congratulations. Iyo mvuze Pastor na gentil atangire kwiyumvamo gake gake. Yes, n'abagendagira mbasabe duhaguruke dufatanye. No munsi wanyu mugomba kutwereka ibyishimo birenze ibyo twebwe dufite, right? Yes. Tana butuwe indaye Kembo na nzambe Etoni mokili Batuna kangai Wapi nzambe na yo Nzambe na ngai Afani na kembo Kumama yawe Hey yawe Hey yawe Kumama Hey yawe Hey yawe Kumama yawe Mama, hey Yahweh, once again. Oh, Goetana, Putuwe Indaye, Kembo na Nzambe, Etondi mokili, Ibatuna kangai, Wapi Nzambe na yo, Nzambe na ngai, Afani na Kembo, Kumama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Kumama, hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama, hey Yahweh, hey Yahweh. Namokili batuna kangai, wapi nzambe na yo, inayanoli na lolendo, afandi ya kembo. Simate, tika na yeto la yo, makasinanga, kumama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, kumama Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, hey kumama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, kumama, hey Yahweh, aha, Yahweh, utanaye bamasia, kasaya mokili silanga melama ya bomoyi hatika liblu ya motema hatika kulukalukalu payi biso nazao ya moto hiyo pauni nanga ya talo masiya Yesu nanga kumama Yahweh kwasa kumama Yahweh Yahweh hey Yahweh kumama Yahweh Yahweh hey Yahweh Kumama
twagira turashaka kubona useka ubyina niko tukumenyere twagiye umunezero twebwe iwacu turizihirwa nubona utabimenyereye itsoke wowe gusa udufashe turaza kugirana ibihe byiza haleluya ese nakumva bari hano hasi ese nabona banezerewe ese nabona bishimanye natwe amen Kiti ya makonzi na yo Yesu Eleki makasi Nani akodombola Koto bota yote Ibambaga mikono pa mama bilenge deside Ya kotombola kito Kiti ya makonzi Kiti ya makonzi Kiti ya makonzi na yo Yesu Eleki makasi Nani akodombola Koto bota yote Ibambaga mikono pa mama bilenge deside Ya kotombola Let's go! Vina, oh Vina, kawagie. Come on, kiti ya bakonzi na yo Yesu, eleki makasi, ana kolongola yo, koto bota yote, ibambaga mikono ba mama bilenge deside. Yeah! Fana na yo, ya fana na yo. Father,
kugukurikira ni byiza ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuye muri twe dusezeranye nawe isezerano ko tutazakureka oh Yesu we turakwemera impundu kuri uwo mwami kongera imana amashyi menshi cyane hari abantu badusondetse bicaye ariko tugiye gusaba Pasiya indirimbo haleluya kandi araza gushaka niba ari wiririmba niba ari pare niba ari ahangaha ebyiri special song haleluya warayitiramo hanyuma mudufashe duhaguruke amen mudufashe bicaye muhaguruke twishimane na Pasiya ndetse n'uwera ni umunsi wabo umugambi w'Imana kuri bo ni mwiza yarazi Imana amenye kera ko abaririmbyi imenya ko uyu munsi bazakora ubukwe munyemerera bicaye muhaguruke dufate indirimbo ebyiri hanyuma dukurikize izindi gahunda Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Abanezerewe twese twikirize ngo amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uyu munsi ufite indirimbo nyinshi ariko hari izo ndi buririmbe nyuma ariko reka dufatanye guhimbaza Imana. Haleluya. Ubwo burura denze reka ngushime nyakire ijwi ryanjye ryumvikane mu gitaramo cy'abaramyi umutima wanjye wuzuye ishimwe ryanjye ubwo burura denze reka ngushime nyakire ijwi ryanjye ryumvikane mu gitaramo cy'abaramyi umutima wanjye wuzuye ishimwe ryanjye ubwo burura denze reka ngushime nyakire ijwi ryanjye ryumvikane mu gitaramo cy'abaramyi umutima wanjye wuzuye ishimwe ryakire waranguze nacyo nanze ubuntu bwawe ndabwiseguye urukundo nkunda sindezi itemba njye sinashobora kuyirondora wampinduye umuragwa n'umugabane w'abaramyi mwisanzure umutima wanjye aradudubizi indirimbo zishima ubwo buntu bwawe ubwo burura denze reka ngushime nyakire ijwi ryanjye ryumvikane mu gitaramo cy'abaramyi umutima wanjye wuzuye ishimwe ryakire. Amen. Ni bangahe banejejwe n'uyu musore umukozi w'Imana? Wonderful. Ray. Hallelujah.
tegereje inyoni zose inyamaswa z'ishyamba amafi yose byose ni ibyawe none Yesu nakwitura iki Washinanga yanjye ndirimbe utuyineza iyo wagiriye umutima wanjye wuzuye ishimwe kubibyiza wankoreye Washinanga yanjye Sister Gabi karibu hanyuma mukanya cyatwumva ijambo ry'Imana irime mwaye batwumva ijambo ry'Imana Haleluya Basya Yesu yabikoze kabisa Yesu ni mwiza haleluya Imana y'amasezerano haleluya Iyi ni indirimbo Pastor yansabye kuririmba ku munsi we nukuri ndanezerewe ufite umunezero byandenze reka ndirimbe tu ntakundi Uri mani hemba
Then you can think He is able. He is able. The God of the miracles. He will do wonders. He's an amazing God. He's an amazing God. He's our provider. He's our healer. He's amazing. He's amazing. He's amazing. Il fera. Il fera. Questa rima di coda. Il fera. Alleluia. Isa gukora ibirenze ibyo mwifuza mu izina rya Yesu. Alleluia. Amen. Amen. Il fera. Uri Imana igira neza. Haleluya. Uri Imana itirengagiza abagukorera. Haleluya. Uri Imana itibagirwa. Haleluya. Uri Imana icizira aho itari. Haleluya. Kuba kwizera n'abagukorera Mwana barasarura. Haleluya. Haleluya. Wagukoreye Mwami ntazakorwa n'isoni. Ushimwe Mwami ku bwa Pasiya wagukoreye. Haleluya. Ushimwe ku bw'uyu munsi mwiza. Ushimwe ko babagize umwe na Gentil. Uhabwe icyubahiro mu iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Urakoze cyane Pastor. Sister Gabera urakoze cyane. Turebye nabi ya concert nayibonye. Amen. Ariko birakomeza bitahagurya. Ariko dufite ibindi biri imbere. Dufite ijambo ry'Imana, dufite gusezeranya Pasiya ndetse na Uwera. Nagira ngo rero tudatinze munyemerere twakire Pastor Abishai aza atugezeho ijambo ry'Imana. Duhagurutse tumukomera amashyi tumwakira. Karibu sana Pastor. Nakoze cyane. Worship team, murakoze cyane. God bless you. Reka tubahe amashyi menshi abakozi b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Turabasuhuza mwese, tubahaye ikaze hano muri ERC Masoro, itorero ry'isanamitima. Turanezerewe kuba mwaje kwifatikanya natwe kugira ngo uyu munsi tube abahamya b'urukundo rwa Pasiya hamwe na Uwera Gentil. Uyu munsi twari tuwutegereje turi benshi cyane, yaba twebwe itorero, yaba imiryango, papa mama, n'inshuti za Pasiya nyinshi cyane, n'abanyamakuru. Hari abantu benshi cyane uyu munsi twari tuwutegereje. Reka duhe Imana amashyi ku bw'ibyo. Imana igira neza. Ntabwo turi butinde, cyane cyane ko tuzi ko hari byinshi uyu munsi, ariko mu kanya gatoya dufite turifuza ko mudutega amatwi neza, kuko wa mugani ni rimwe mu buzima. Ndumva iri jambo ritazongera kuvugwa ukundi kuko nakaramata. Reka rero dusengere imitima yacu kugira ngo twumve ko iri jambo atari irya Pasiya gusa na Gentil, ariko ni iryawe nanjye, kuko it's about love. Ni ijambo ry'urukundo, ni ijambo ry'igihango, kandi n'umugambi w'Imana. Mana, turagushimiye, tukweretse imitima yacu kugira ngo uvugane natwe. Iri jambo riturememo ubundi buzima bushya, amaso mashya, ibyiringiro bishya, ndetse n'ingamba nshya. Urakoze Mwami, kuko washyizeho umugambi w'urushako muri Edeni, n'uyu munsi turacyakomeje. Urakoze kugendana natwe.
icyubahiro cyose ni icyawe ku bw'Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen amen. Murakoze cyane, murabizi turi kumwe na mami sinya pastor wacu, niwe uri busezeranye Patient hamwe na Gentille. Imana ishimwe cyane. Iyo bitaba wenda ibihe bigoye turimo, ntabwo nshidikanya ko hano hari kuba huzuye, kuko Patient n'umukozi w'Imana uzwi, ndetse na Gentille n'abapare babo n'abakozi b'Imana bazwi neza, twemera kandi dukunda. Rero ibihe turimo no kubyumva no kubyakira, ariko tuzi neza ko abantu benshi hirya no hino muri gukurikirana, kandi Imana ibahe umugisha. Mwaba muri mu Rwanda, mwaba muri USA n'ahandi, reka uyu mwanya tukame neza kuko ni umwanya w'agaciro. Patient na Gentille ndumva twaravuganye ibintu byinshi. By the way, ni jyewe ushinzwe department yitwa Family Care, department y'umuryango. No mu nshingano zanjye ku cyizere ababyeyi bampaye, nijye utegura n'abafiancé mu rushako, ariko nkaba nshinzwe na kapoze, mbese ministere zose. Rero aba bantu b'Imana murakoze cyane. Abantu twaraganiriye cyane, njya nibuka Patient umunsi umwe yaraje gutya, nimugoroba turicarana kuri terrasse turaganira, ambwira umutima we, twabigendanyemo Patient. I know uyu munsi shobora guhagarara hano mpamya ko Patient ntabwo ari umuntu uhubuka. Patient ni umuntu wasenze. Patient akunda amasengesho. Patient yagize umwanya wo kwikingirana, ashaka Imana kugira ngo Imana imushakire neza. Uyu munsi turi kubona Gentille, kuko haraho Gentille avuye ni ku mavi ya Patient, kuko Imana yacu ni Imana yumva gusenga. Rwose ntituyasondeke, ayo mashyi tuyakome neza, kuko ikivuye ku Mana kiba gifite garantie, kiba gifite assurance. Imana ntisondeka. Imana ishimwe cyane. Ndumva ni Christian waririmbye ngo uwo mugabo ni seriye, ngo akora iby'ubuseriye kandi agahemba seriezema. Imana ishimwe cyane. Reka tuhe amashyi iyo Mana ihemba seriezema, kuko ni seriye. Rero Patient ndumva twaraganiriye ibintu byinshi, ndetse na Gentille twarabateguye. We are ready, turumva turi safe. Uyu munsi turavuga wenda ku bintu bitatu vuba. Icya mbere nk'uko twabigishije ni ukubibutsa, ni ukuvuga ngo igihango ni karamata, igihango nta gutandukana. Igihango cy'urushako ni ahantu umuntu yinjira adasohoka. Igihango cy'urushako ni nkaho wowe na madame muba mwiyemeje gufata ubwato buri hagati mu nyanja, hahandi hagati ubona ijuru n'amazi bifatanye. Iyo umwe arambiwe mugenzi we, just jump and nta kundi, nta kindi kibatandukanya uretse urupfu, se cyangwa Yesu agarutse aka kanya. Nibyo twemera, nibyo duhagazeho. We don't accept divorce. Divorce hano ni impossibility. Iyo umuntu abyumvise neza ko igihango bagiye kwinjiramo uyu munsi muri aka kanya, umukozi w'Imana mami arabasengera, your yes will be yes forever. Kandi tujya tubaha na possibility yo kuvuga ngo uracyafite wa munota, just think if it's no, turi ready kuba twabyubahiriza. Iminota mikeya abageni bamara hano ntabwo ni iminota itarenze 10. Ariko reka mbabwire, tujya tubona abantu bavunika cyane bagashaka budget akomeye na za gahunda nyinshi, imiryango igahaguruka, ibintu bigakomera. Ariko bya bindi byose dukora, ikibiruta byose ni ya minota itarenze 10 iba irahangaha, aho tubabaza tuti ese uremera imbere y'Imana kuzamukunda? Uremera imbere y'Imana kuzaganduka? Yes ibe yes and no ibe no. Kuki mbanjirije kuri aya magambo? Muri iki gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda cy'umuco mwiza, igihugu kizi akamaro k'umuryango, niba ntibeshye
official statistics z'ama divorce muri 2016 Minijuse se cyangwa ubutabera bemereye ingo 26 gutandukana gatanya. Muri 2017 ziva kuri 26 zijya kuri 69 bigenda bizamuka. Muri 2018 mukurikira byavuye kuri 69 bigera ku 1311. Imibare ndayibuka shinzwe family care byikuba inshuro 19 mu mwaka umwe gusa. Muri 2019 imibare yatanzwe ni hafi 9,000 mu Rwanda rwacu, aho n'ubuyobozi n'ubutabera bagerageza kudiscouraginga amakapozi kudatandukana. Hari ukuntu bababwira ngo mugende mutekereze, mugende mugaruke, imyaka 3 hafi. Ubwo ntabwo tuvuze pending ziri aho ngaho. Iyo umuntu avuze ngo iki kintu ntigishoboka, impossibilité ntabwo itanga option ya possibilité. Ariko iyo umuntu avuga ngo we never know, somehow hari ikintu wenda gishobora kuba kigatuma dutandukana, ako kantu gatoya karahagije ku mwanzi kugira ngo abinjirane abasenye. Tujya tubaza tuti ese wumva muzabana, ese how ni gute wumva uri sure ko muzubaka neza, ko avuye ku Mana, ko mutazatandukana? Abafiancé bamwe se cyangwa namwe mushobora kubyibaza, abasore wenda n'inkumi mutarashaka, ukumva umwe aravuga ati pastor nukuri pe cyakora I'm sure 99.9% ko uyu muntu ari uwanjye, numvanye ku Mana, ntabwo tuzatandukana. Ya 0.1% it is enough ku mwanzi kugira ngo abasenye. Hari ukuntu dukeka ko Satani aba akeneye gate ikomeye yuguruye cyane kugira ngo abinjirane. Satani ni umwuka, akantu gato gusa karahagije kugira ngo abasenye. Rero Patient hamwe na Gentil, muri vocabulaire yanyu iri mu mitima yanyu ijambo divorce ntirikabemo. It's impossible. No kuvuga ngo nta option, it's impossible. Imana ishimwe cyane. Ibindi reka tujye mu ijambo ry'Imana maze dukomeze tuvuge. Ndavuga ku ibanga ry'umunezero, umunezero nyakuri mu rushako. Ndumva nta muntu wa kwinjira mu rushako aziko azasenya. No one. Buri muntu wese arwinjiramo yumva ko rwose tuzabana neza. Ariko nirihe banga really, nihe assurance umuntu aba afite ko azubaka neza akabana na mugenzi we banezerewe, atari bya bindi byo kwihanganirana, atari bya bindi byo gutwikira, atari bya bindi byo gutinya amaso n'umuco, atari bya bindi by'impamvu y'abana, kubana neza munezerewe umunsi ku wundi birashoboka. Amen. Makorinto wa mbere igice cya 15 umurongo wa 45 haravuga ngo kuko uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, ngo naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Uwa mbere yaje ari ubugingo buzima, uwa mbere yaje afite need yo kubeshwaho, yaje afite need yo gufata, kwakira no kuronka. Ariko Adamu wa nyuma yaje ari umwuka utanga ubugingo. Abantu benshi iyo bagiye kwinjira mu rushako baba bafite ibitekerezo ko ubu ngubu ndashubijwe, sheri wanjye urabizi, twaraganiriye, uzi amateka yanjye, uzi ukuntu nakubiswe, uzi ukuntu nasuzuguwe, rero uramenye. Uje nk'umuntu uje kuntwikira, no kuvuga ngo rwose witegure gutanga, nimpindukira utange, nimpumiriza utange. Umuntu akinjiramo agiye gufata no gufata. Umunsi umwe mugenzi wawe ntabwo azabasha kuguha ibyo wifuza, si cyangwa ashobora kubiguha ariko ntanabiguhe uburyo ubyifuza. Ndiyo ndavuga amagambo akomeye. Niho rero hahandi yo mugenzi wawe atabashije kuguha cya kindi wifuza neza,
umuntu akifata ukaba frustré ugatangira kuvuga ngo ni bya bindi kumbe masenge yambwiye ngo ni gutya zubakwa, ntangiye kubibona. Icyizere cya mugenzi wawe kigatangira gutakara. Ariko kwinjira mu rushako, umunyabwenge asobanukirwa iri jambo kuko ni ijambo ryavuye ku Mana. Turavuga nk'abakristo, Yesu yaje nk'umwuka utanga. Yesu ntabwo yaje gufata. Aba Yesu basobanukiwe iryo banga ryo kunezezwa no gutanga kurusha gufata. Imana ishimwe cyane. Patient, mandate ufite no gutanga. Muhe umunezero wawe, ube kubona Gentil aseka mu gitondo, aseka saa yine, aseka kuko ariho arahabwa. Imana ishimwe cyane. Kwinjira mu rushako umuntu afite iyo mind yo gutanga, inshingano zawe ni ugutanga. Imana imuguhaye kugira ngo umuhe. Imana ishimwe cyane. Gentil, nawe nuko Imana iguhaye patient kuko hari icyo ugomba gukora mu buzima bwa patient. Mandate yawe ni ugutanga. Imana ishimwe cyane. Birumvikanye. Iryo ni ibanga rikomeye cyane. Umunezero wanjye nuba kubona umugore wanjye yanezerwa, nawe akabona ko umunezero we ari uko nanezerwa, n'ukuri kw'Imana muzubaka neza. Niyo mugenzi wawe yagira intege nkeya somehow, uzumva ko wowe uzahagarara mu nshingano zawe zo gutanga, so nta kibazo. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kubera umwanya reka twihute. Intumwa se cyangwa ibyakozwe n'intumwa 20 umurongo wa 35 turavuga cyane cyane hariya kuri B yayo. Ni Paulo wanditse avuga ngo nababereye icyitegerezo muri byose yuko ariko namwe mukuriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye no kwibuka amagambo umwami yavuze ati gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa. Rero niki gituruka muri ubwo buzima bwo kwishimira gutanga? Nuko iyo umuntu anezezwa no gutanga, Imana iramwishimira. Imana yamara kumwishimira ikamunezeza. Imana ikamusukira umunezero. Imana ikakuremera n'impamvu zo kunezerwa kuko uri kunezeza Imana yawe. Imana yacu ntabwo ari selfish, ntabwo ari egoiste. Rero nayo irashaka ko tutaba aba egoiste. Imana ishimwe cyane. Gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa. Ushobora kumubwira, wabibwira Gentil, na Gentil ushobora kwibwira neza patient. Gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu tugiye gusoma ari nacyo turi burangirizeho ni Imigani 18 umurongo wa 22. Dadi amaze iminsi yigisha kuri iki cyanditswe. Nejo hano twari dufite ubukwe butanu, mariage 5 umunsi umwe. Dadi yakomeje gusubira muri iki cyanditswe kera ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Ariko hano koko ukuntu babitranslatinze, ukuntu ikinyarwanda kibivuga ntabwo ari byo neza, kuko umugore si ikintu. Ahubwo mu gifaransa baravuga ngo celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Imana ishimwe cyane. Le bonheur. Bonheur ni ikintu cy'umutima umuntu yumva ahagazemo, umuntu yumva ko ari statut, umuntu yumva ko ari état d'âme udashobora no gusobanura. Ubonye umugore mwiza, hano umugore ni par rapport ya office, ariko nubonye umugabo mwiza nawe aba abonye le bonheur. Imana ishimwe cyane. Le bonheur ni ikintu kibuze mu ngo we. Ingo nyinshi zibuze bonheur, ingo nyinshi zirashinyirije, mu ngo nyinshi n'umuravumba, ingo nyinshi n'abanyarwanda batwikiriwe n'ibintu byinshi, mu byumba by'abashakanye haberamo byinshi. Ziriya nkuta turaramo zivuze ni gitangaza. Bonheur irabuze, abantu barihanganiranye gusa kubera isoni. Ese nicyo Imana ishaka? No. Ujya kubaza umugabo, ese kwa kundi wamukundaga nyuma y'amezi 3 mugishakana, ubu mumaze imyaka 20 uracyamukunda nkuko wamukundaga? Se cyangwa umugore uracyamugandukira nkuko wamugandukiraga?
ni ukuri kw'Imana abantu bavugishije ukuri yakubwira ati yes kumukunda ndacyamukunda somehow ariko ntabwo nkimukunda nka mbere kubera iki bonheur irabuze. Amen. Rero bonheur ni iki? Ibanga rya bonheur patient ni ukugira y'amaso adasanzwe atarayangaye, y'amaso ashobora ku influence ayangaya y'inyama, y'amaso y'umwuka aguha understanding yindi, noneho wabona gentille ukamubonamo ubwiza butangaje. Ni amaso y'umwuka. Ayo maso akuremamo urukundo rwitwa agapao, ari rwo rukundo rw'umwuka rudashira, ni rwo rukundo ni urukundo rutagabanuka, ni urukundo rudahinduka, ni urukundo ruhoraho kuko ni urukundo ruvuye ku Mana, rutandukanye n'urukundo eros. N'abapagani bararufite eros rwose, umuntu yagendera ku nzobe, yagendera ku burebure, yagendera ku menyo, yagendera ku bintu bifatika. Ariko iki kintu cyo kuvuga ngo Mana y'amaso y'umwuka reka nyakurure kugira ngo ampe imyumvire mbashe kubona mugenzi wanjye ariko murebera through Jesus Christ, kuko niwe mugabo udafite inenge. Imana ishimwe cyane. Abantu benshi bavanye Yesu hagati y'umugabo n'umugore, bagize gutya bamuparika ku ruhande. Reka kwanza tubanze tudilinge we na mie, kuko ijambo wambwiye tutabonana tu. Bantu b'Imana, tugarure Kristo hagati y'abashakanye, tugarure Kristo hagati y'umugabo n'umugore. Niyo bonheur umunsi ku wundi. Ni ukuri kw'Imana birashoboka ko abantu babana bakabana neza, bakabana badasunika, bakabana banezerewe umunsi ku wundi. Umugore agaseka kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, n'umugabo agaseka atigirisha kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Bidepanda nicyo washyize imbere y'amaso yawe, kuko igihe uvanye Yesu hagati yawe n'umukunzi wawe uzatangira kubona ibintu bitameze neza. Rega patient, gentil ntabwo ari umwana, ntabwo ugiye kurongora umwana, ntabwo ugiye kumurera, avuye iwabo akuze. Imana ishimwe, yararezwe. Hari ama principe umuntu agenda yakira, hari ibintu umuntu agenda yakira paraporo y'ingo, paraporo y'imiryango, paraporo yaho yiga, paraporo ya society. Hari ibintu byinshi umuntu azana mu rushako, nawe ukazana ibyawe mukabishyira hamwe mukumva ko byoroshye, ko wabona mugenzi wawe ukamubonamo zero faute. Ntibishoboka. Zero faute n'umwe ni Yesu Kristo. Mumuhoze hagati yanyu ku manywa na nijoro, just rebera mugenzi wawe muri Yesu Kristo. Amen. Nirwo rutare twubakaho twese umunezero wacu. Imana ishobora, iyo Imana yaguhaye ntabwo Imana yibeshye. Umuntu ashobora kwibeshya ariko Imana yo ntishobora kwibeshya. Ni ukuri kw'Imana patient, Imana ntishobora kwibeshya. Umuntu ashobora, dore twigeze kumva ngo hari umugabo, hari umuzungu mu gihugu cy'abaturanyi, yarafite abakozi, noneho igihe kiragera yagombaga gusubira iwabo. Atangira kugabanya ibintu bye abakozi. Frigo ayiha umwe, igitanda agiha uwundi, aragenda ibintu agenda atanga. Ariko ubwo yarafite umukozi umwe w'inkoramutima yakundaga cyane, n'umukozi nawe azi ko amukunda cyane. Uko ari kugenda atanga ibintu bigaragara nkaho ari by'agaciro, wa mukozi ukundwa aravuga ati ubuse koko bose ambikiye iki? Umuzungu agenda atanga kimwe ku kindi. Wa mukozi agiye kubona abona ibintu byo mu nzu byose yabitanze. Aribaza ati buriya tu hari akantu yambikiye. Maze umuzungu aramufata, atangira kumubwira amagambo meza. Urabizi wambereye inkoramutima, ndagukunda kandi nakurutishije abandi, ngiye kuguha ikintu kindutira ibindi byose. Aramufata amuganisha ku nzu y'imbwa, aravuga ngo iyi mbwa niyo mfite numva nkunda kurusha ibindi byose, none ndayiguhaye. Amuha imbwa. Amafrigo abandi barayatahana. Umuntu ashobora kwibeshya akaguha ikidakwiriye, akaguha icyo umutima wawe utashobora
kunezezwa nacyo. Ariko imana yacu yo mu ijuru ntabwo isondeka, ntabwo inanirwa, iguha igikwiriye, ikizakunezeza Patient, ikirenze aya maso, ikirenze ibyo abantu babona inyuma. Reka tuhe amashyi yo Mana, kuko ni Imana, ni seriye, itanga seriyezema, itanga ibyiza, itanga zero faute. Haleluya. Niwe waririmbye menye neza ku isi, si wose iyi si nushaka kubona iby'isi, isi iraguha ibyo ifite kandi nta na kimwe kiri perfect. Imana ishimwe cyane, ariko ibivuye ku Mana babitunganye byose. Haleluya. Reka tuyihe amashyi menshi cyane, twakira umukozi w'Imana Mami aza kugira ngo adukomereze gahunda yacu. Reka duhaguruke maze duhe Imana amashyi, twakira Mami sinya pastor wacu maze adukomereze gahunda asezeranya abakozi b'Imana. Amashyi menshi kwiteka Imana yacu. Imana igira neza. God bless you. ndahamagara abashumba dukomere Imana amashyi kubw'umukozi w'Imana watwigishije wa Patient. Urumva ushaka kuririmba iyo ndirimbo? Menye neza ku isi. Ushobora gushyiramo back cyangwa se abaririmbyi niba bahari, niba badahari bashyiremo back. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Niba ndi banezerewe kubona ubukwe bwa Patient na Gentil. Duhe Imana amashyi atubutse. Mana yagize neza, turabahamagara kugira ngo batubwire icyo Imana yashyize mu mitima yabo kubw'amasezerano. Karibu sana, tubakomera amashyi baza hano. Hari abandi bashumba turi kumwe, umukozi w'Imana Pastor David niba hari aze hano. Nabonye sinzi babazanye na Madame, ariko niba hari abandi bakozi b'Imana ni karibu muze dufatanye. Imana amashyi kubw'umukozi w'Imana. Ubukwe ni bwiza, ariko ubukwe muri Yesu. Amen. Amen. Ni bande bafite Yesu mu mitima yabo bavuga amina neza? Amina itubutse, ariko amina 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 amina. Muri Yesu yabivuze neza. Utunze Yesu byose birashoboka. Nubwo isi twigisha byinshi biduca intege, ariko dufite Yesu utugwanirira. Amina. Kandi tuzi neza ko Patient yahisemo neza na Gentil yahisemo neza. Niyo mpamvu batuhaye ibi birori. Mubakomere amashyi cyane. Tugiye kumva amasezerano yabo. Babahe mikoro. Ari ijambo nkunze cyane kubyira abantu iyo baje hano, iyo tuje gusezeranya. Hari ikintu mbabwira kenshi. Ijambo riri muri Yesaya 48 umurongo wa 15 biravuga ngo ni njyewe wavuze, ni njyewe wahamagaye, njyewe wabahamagaye, kandi ni njyewe bashize hamwe, bazahirwa mu rugendo rwabo. Iyo Imana yavuze byanze bikunze azabashira hamwe, ariko Imana yabivuze kandi niwe uzabaha guhirwa mu rugendo rwanyu. Tugiye kumva amasezerano yanyu. Ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere, turabanza wowe Patient tukubaze niba ni Gentil Uwera wakunze Sandrine, ntuzakunda iminsi yawe yose yo kubaho kwawe, kandi uzakunda nk'uko Kristo, uzamukunda nk'uko Kristo yakunze itorero. Tubwire yego cyangwa oya. Menye ko ni imbere y'Imana, ni imbere y'Imana, imbere y'abashumba, imbere
y'itorero ndetse n'imiryango. Baguhe mikoro. yego Mama amashyi cyane. Nari nzi ko agiye kuririmba avuga yego. Cya kabiri, mwese muzi Imana, murakiriye Kristo, barabateguye. Bifuza ko ushigikira Gentil. Twemerere cyangwa se uduhakanire niba kuko uzashigikira Gentil, Uwera Sandrine, urugendo Gentil, Uwera, uzamushyigikira mu rugendo rw'agakiza, n'abana muzabarera mu gikristo. Ikindi ni uko uzamuba hafi muri byose mu gakiza cye. Tugire yego cyangwa oya, umenye ko ni imbere y'Imana, imbere y'itorero, abashumba ndetse n'imiryango. yego nzamushyigikira mu rugendo rwo kubaha Imana ndetse no kugendera mu nzira zayo. Imana iguhe umugisha. Mumuhe amashyi please. Turifuza kubona Gentil akomeza mu gakiza cye, kandi n'umuhamagaro numva bien sûr nawe afite umuhamagaro. Amen. Icya gatatu, tugire niba koko uzaguma mu gihango cy'urushako, nk'uko babivuze, is forever, for life. Tugire niba koko uzagumana na Gentil ubuzima bwawe bwose, uzamukunda muri iki gihango cy'urushako, nta gutandukanya, kugeza Imana igarutse, kugeza Imana ibahamagaye. Tugire ni yego cyangwa oya, umenye ko ni imbere y'Imana, imbere y'itorero, imbere y'abashumba n'imiryango. yego tuzabana ubuziraherezo kugeza Yesu agarutse. Amen. Tuhe Imana amashyi cyane. Tugiye no kubaza Gentil ikibazo cya mbere. Tugire niba kuko ni patient wakunze, niwe uzakunda iminsi yawe yose nk'umugabo wawe umwe rukumbi, kandi uzashigikira, uzamuba hafi muri byose, nk'uko biravuga ngo umugore ugandukire umugabo wawe. Tubwire niba kuko uzagandukira patient nk'uko itorero igandukira Kristo. Tugire yego cyangwa oya, mugire ngo ni imbere y'Imana. Mwibutse ko ni imbere y'Imana, imbere y'itorero, abashumba turi hano ndetse n'imiryango. yego ndabyemeye. Arabyemeye. Komeza. yego ndabyemeye, nzamukunda kandi nzamuganda nk'uko itorero rya Kristo. Amen. Ayo mashyi ntabwo ahagije, ni amagambo akomeye. Tugire niba koko uzashigikira patient, uzi umuhamagaro we, uzamushyigikira mu gakiza ke, inzira y'agakiza, yamenye Kristo, kandi ikindi uzamushyigikira mu muhamagaro, n'abana banyu muzabarera mu gikristo. Tugire yego cyangwa oya, menye ko ni imbere y'Imana, imbere y'itorero, abashumba turi hano ndetse n'imiryango. yego nzamushyigikira mu nzira y'agakiza, kandi n'abana tuzabyarana nzabatoza inzira y'agakiza. Amina. Imana iguhe umugisha. Cya gatatu, tubwire niba kuko uzaguma muri iki gihango cy'urushako, nta gutandukana, kugeza Imana igarutse cyangwa umwe wanyu yitabye Imana. Tugire yego cyangwa oya, uzagumana na patient muri iki gihango cy'urushako iminsi yawe yose yo kubaho. Umenye ko ni imbere y'Imana bivuze, ugiye kuvuga yego cyangwa oya, imbere y'abashumba, imbere y'itorero n'imiryango. yego tuzatandukanywa n'urupfu, ari cyo buzaba ruziraherezo. Amen. Tugiye kwakira, murafata impeta ariko uzanye na Bible, ari amasezerano. Terura Bible, mufatanye na
na Gentil. Please. Thank you. Fate babe tubanze dusenge. Twese tusenge. Uwiteka Mana yacu turagushimiye. Wagize neza wasutse urukundo rwawe kuri Patient na Gentil. Mana bagiye kuvuga amasezerano imbere yacu, imbere yawe, imbere y'abashumba n'imiryango. Bambikana iyi mpeta. Iyi mpeta ikozwe n'abana b'abantu. Ariko wowe Mana turifuza ko uza n'amaraso yawe uzitunganya kugira ngo Mwami ko bagiye kwambikana iyi mpeta yawe ubwiza bwa gihe cyose bazareba iyi mpeta bazibuke amasezerano Mana bagiye kuvuga imbere yacu uyu munsi yawe imbere y'abashumba imbere y'imiryango imbere data mwiza y'isi yose abantu bazakurikirana iyi video. Mana urakoze uyeze n'amaraso yawe kandi ukomeze uzitunganye kandi Mwami ndasaba kuko uri Imana y'amasezerano reka uyu munsi be umunsi w'amateka kuri Patient ndetse kuri Gentil. Turagushimiye ni mu izina rya Yesu Kristo usabye twizeye amen. Bagiye gufata izi mpeta turatangira na Patient ufata impeta. Ijambo ni ryawe Patient. Niba uririmba niba simbizi. Karibu. Njyewe Patient Bizimana uyu munsi imbere y'imiryango imbere y'itorero ndashaka kugutangariza ko Gentil Uwera ngukunda cyane. Kuva nakumenya wambereye inshuti mbere umuvandimwe uranyumva urangandukira kandi wampaye umutuzo udasanzwe mu mutima wanjye. Ndashima Imana yo idakora nk'abantu kandi igihe cyose presence yawe mu buzima bwawe kubaho kwawe mu buzima bwanjye mu rugendo rwanjye ari urw'agakiza n'urw'ubuzima busanzwe namenye ko Imana igira neza. Narabibonye ndashima Imana yuko itari umuntu kandi itabona nk'abantu. Uyu munsi cyangwa ejo ibihe byahinduka ariko twebwe ntituzahinduka kandi nta n'imiraba izatunyeganyeza mu rugendo rwacu. Imana izabana natwe ndabyizeye. Twarasenganye twagiranye umwanya udasanzwe mu buzima bwanjye niyo wamitishamo inshuro 1000 nakongera kuguhitamo uyu munsi. Mbikubwira turi twembi mbikubwira kuva nakumenya niyo uyu munsi banzanira abandi ngo mitemo nahitamo wowe. Ndashimira Imana ko uyu munsi mvuze aya magambo ababyeyi banjye bagihari
ntari imfubyi. Ndashimira Imana ko ababyeyi bawe bari kubireba, bari kureba iki gihango tugiranye. Ndashimira Imana ku miryango, ndashimira Imana ku nshuti zaje gushyigikira iki gihango kirakomeye. Ariko ndashimira Imana cyane. Sinzi ndumva amagambo ari menshi, ariko reka nkubwire, nibaza ko abantu benshi batakuzi, ntago bakuzi, ariko ndatekereza yuko Imana yari yaraguhishe tu kugira ikundemere uyu munsi. Ntago bakuzi, ni jye ukuzi neza. Sinzi aho nahera, ariko wamaze agahinda. Kandi wampaye icyubahiro, nta n'ikintu kizampungabanya tukiri kumwe. Ndashimira Imana cyane. Imana niyo kwizerwa. Uyu munsi nabivuga, njyewe narasenze cyane. Narasenze, ntago bijyana n'uko abantu babyumva, ntago bijyana n'uko abantu babitekereza, ariko ndashimira Imana, ndashimira ababyeyi bakubyaye, ndashimiye mama na papa ku burere baguhaye. Uri inshuti yanjye kandi ntago usanzwe. Ibi ngibi ndabivuga mbihamya imbere y'umuryango, narabitegereje, reka nduke umutima, narabuze igihe nzabivugira. Reka sinzi, ndumva nshaka kuririmba. Yamano yangeseho, umusu rutindi, warabigambiriye urabisohoje. Unyituye urukundo, wamuze kuva kera. Ubinyeretse mu ngiro, namuranganiye. Imisozi nturiye, amataba aramanutse, Uwiteka yarabibonaga. Kuko we adakiranirwa kwibagirwa iyo mirimo, niyo mpamvu ampaye iyi mpano. Mbabarira nyirangize, mbabarira. Nize kujyana nawe, ko kurakiranuka, urugendo niwasize, sinaremerewe. Nami nategereje, igihe kirekire,
haleluya none zibaye impamo imisozi nturi amataba namanutse uwiteka yarabibonaga kuko we adakirana ngo yibagirwe iyo mirimo niyo mpamvu ampaye impano imisozi nturiye amataba namanutse uwiteka yarabibonaga kuko we adakiranirwa ngo yibagirwe iyo mirimo niyo mpamvu ampaye impano amashyi ku Uwiteka arimo gusaba Patient abaretse fiancé nawe agira icyo avuga ariko yagize neza muha amashyi cyane Imana iguhe umugisha ma fiancé nawe afite icyo agiye gukora ndashima imana yo mu mugambi wayo mwiza yemeye ko mba uwo tuzabana mu buzima bwanjye none n'iteka ryose ndagushimiye ko mpisemo mu magana y'abakobwa kugira ngo ngufashe gusohoza umugambi wayo ku buzima bwawe n'abazagukomokaho warakoze kuba intangarugero mu busore bwawe warakoze kwihangana kugeza iki gihe cyiza kandi gikwiye ndishimiye ko uri igisubizo ku masengesho nasenze imyaka myinshi ndahiriye imbere y'ababyeyi b'umwuka ndetse n'ubumubiri abapasiteri abashumba abavandimwe ndetse n'inshuti ko nzagukunda nzakubaha nzakuguyaguya nzagutonesha nzaguhangayikira kandi nzagushyigikira iteka ndagukunda none n'iteka ryose uri umugisha ntazigera ntesha agaciro na rimwe mu buzima amen ayo mashyi ntabwo ahagije nyuma yo kumva ayo masezerano yose amagambo y'urukundo reka bapfukame saba abashumba baze ruhande namwe mushobora guhaguruka tubifurize imigisha yose tangira usenge nanjye nsenge Mana yacu urakoze uyu munsi wari uzi muri kalenda yawe uyu munsi mwami kubwa Patient na Gentil turagushimiye ko wabakunze urukundo ruhebuje ubaha data agakiza k'ubuntu uyu munsi atari gusa kubaha agakiza ubaha ndetse gukundana hagati yabo turagushimiye urukundo wasutse mu mitima yabo turagushimiye kuko uri Imana y'amasezerano ayo masezerano yose bavuze imbere yacu imbere yawe ndetse imbere y'imiryango tuyatwikije mu maraso yawe Yesu Kristo w'i Nazareti turifuza mwami ayo masezerano agume muri bo Mana nziza nka monument abe muri bo mu mitima yabo mwami nk'ikimenyetso igihe cyose bazibuka Mana nziza umunsi wabo bazibuke data ayo masezerano bavuze imbere yawe imbere yacu imbere data mwiza yawe y'imiryango ndetse y'isi yose Mana tubahaye umugisha turategeka umugisha ku buzima bwabo muri kapo bagiye Mana urugendo bagiye gutangira urushako tubahaye umugisha wawe urukundo rwawe ruzahoreho umunezero wawe amahoro ibyishimo data mwiza waravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine uzamuremera umufasha umukwiriye
mana waremeye Patient umufasha umukwiriye tugushimiye ndetse guha Gentil Patient uyu munsi turasaba mwami kubw'isezerano ryawe wavuze ngo ntago bakiri babiri ariko babaye umwe natwe turekuye mana umugisha wawe ntago bakiri babiri ariko babaye umwe turategeka mana ubumwe mu mwuka turategeka ubumwe data mwiza mu bugingo bwabo turategeka ubumwe data mwiza mu mibiri yabo babe umwe data mwiza mu bifatika muri santima yabo mana mu bibanire yabo bamenyekane koko mwami abababona babone koko bitiriwe izina ryawe kuko waravuze ngo ahirwa uwukubaha umugore we azaba nk'umuzabibu yera cyane urakoze Yesu kuko waravuze ngo umugabo azaba ahirwa n'imirimo y'amaboko ye uravuga kandi mwami abana be bazaba bagose ineza ye n'urutitwa Elayo mwami azahirwa kandi mwami azabona abuzukuru azabona abana n'abuzukuru mana yacu turasabira urubyaro turasabira Imana nziza kubyara kobwa n'abahungu turasaba mwami guhera uyu munsi yawe urushako rwawe rushaka umuntu wese uzifuza mana ndagushimiye mbahaye umugisha turekuye umugisha wawe tutegetse umugisha mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu amen 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 bahaguruka bashirimo ya ndirimbo akuramo inyegamo atwereka umukunzi we ya ndirimbo yaririmbye kare Yamano yangeseo umusu rutindi warabigambiriye urabisohoje unyituye urukundo wanuze kuva kera ubinyeretse mu amashi amwakire ayo mashi ntabwo ahagije dushimire Imana amatawa namanutse uwiteka yarabibonaga kuko we adakiranirwa ko yibagirwa iyo mirimo niyo mpamvu amahirwe uhaguruke twese nize kujyana nawe haleluya ndere gusatakaya ko kurakiranuka mu rugendo haleluya Imana niyansize muri uru rugendo sinaremerewe haleluya nategereje igihe cyari kibaye kirekire igihe kirekire haleluya nahoranaga inzozi haleluya none uyu munsi zibaye impamo haleluya amashi cyane tumuha amashi sozi nuriye amatawa namanutse uwiteka yarabibonaga haleluya kuko we si umuntu ngo yibagirwe iyo mirimo
niyo mpamvu impano amashyi yamuhaye Gentil. imisozi nduriye amataba namanutse uwiteka yarabibonaga haleluya kuko we adakiranirwa ngo yibagirwe iyo niyo mpamvu amaye impano niyo mpamvu amashyi uyu munsi ku bushobozi mpabwa n'Imana na Evangelical Restoration Church cyane cyane muri itorero Masoro ndashaka kubereka Patient Bizimana umugabo umwe wa Gentil kandi Gentil akaba umufasha umwe wa Patient Bizimana icyo Imana yashize hamwe nakagira umuntu ugitandukanye twakire ikuple nsha bazamura amaboko yabo ntago bakiri babiri ariko babaye umwe amashyi n'impundu congratulations so proud of you bagenda bashyiremo iyo music tukomeza kuryoherwa iraryoshye cyane basaba Munyaribanje Didasi Semayira Shinga Simon Kabera Sandrine kwigire hino kokura kiranuka murugendo niwasize sinaremerewe nami natekereje igihe kirekire nahora nagizosi none zibaye impamo imisozi nduriye amataba aramanutse uwiteka yarabibonaga. Yesu ashimwe cyane tugiye kusaba Simon Kabera n'umufasha we baze hano imbere hari ibibazo tugiye kubabaza ni ikibazo kimwe gusa mugiye gushigikira Patient na Gentil turifuza ko mubyemera mbere y'Imana mbere y'imiryango yes mwarimo mwabyemeye mwambaye ariko turashaka ko mubikora nanone imbere y'Imana mbere yacu bashumba n'itorero n'imiryango hano turabyemeye kandi twarabyemeye mbere y'uko
na Pasi atarabona umufiance Wow. nabona fiance twarabanye muri uru rugendo. Amen. So we will be there. Amen. Tuzatuhari hamwe na Yesu. Amen. We love you. Tubakomera amashyi reka na madamu nawe yagira icyo avuga. turabyemeye Yabyemeye barabyemeye reka bafukame tubasengere Pastor David umushumba wa Patient kuva kera Gisenyi wacu Simon yitabye Imana ariko dufite uwo bakoranye umunsi ku wundi turashima Imana cyane ko yashoboye kuboneka asengerera abapare pare na marene. Iteraniro ryose tumaze kumva ubuhamya bwa Patient na Gentille ukaba bageneye ababyeyi bazaba hafi umunsi ku munsi babajijwe yuko bazabikora babyemeye natwe nk'abakozi bawe turabasengera kugira ngo ibyo bahamije ubikomeze kandi uzabikore ku bw'icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu bashigikira urugo rwa Patient hamwe na Gentille Mana ntibakagende bonyine uzaba uri kumwe nabo kugira ngo icubahiro kizakomeze kibicawe niko tubisenga kandi niko tubisaba mu izina rya Yesu Kristo umwami amen. Amen. Murakoze cyane Pastor Simon nawe thank you reka ngende. Sinakugereranya n'abantu habe na gato kuko ntakiza kibabaho cyamvana mu bikari byawe uri inshuti idasanzwe inyuze umutima wanjye tuzi iby'urukundo gakwira bugaca sinakugereranya n'abantu. Izo mwanya mwiza yo guha bashobora kwegera hano imbere ndifuza ko bashumba baza kumfasha gutanga isertifika tugiye guha sertifika tubahishije Imana ndetse mubahisha itorero n'imiryango tugiye kubaha isertifika tuvuga congratulation Imana ibaha umugisha mwakire isertifika mu izina ry'itorero n'abashumba nabo turi kumwe. Reka bakire ndetse n'impano dutanga mu itorero. Nifuza ko Pastor Lisette wabanye nabo wabanye na Patient muri itorero ryacu niwe mbese urimba niwe muyobozi wa worship team reka nawe agira icyo abwira Patient ku munsi we mwiza. haleluya wa munsi urasohoye twabonye Patient asenga ngira ngo Gentille hari ibyo yamenye bamaze kumenyana ariko na mbere yaho Patient yarasenze yazamutse imisozi yamanutse iyindi kandi icyo dushima Imana nuko yakomeje kwizera no gutegereza Imana. Ibigeragezo bari byinshi ku muntu nkawe ariko twamubonye ahagaze twamubonye ategereza Imana kandi Imana yarabikoze irabikoze uyu munsi. Gentille ni karibu muri worship team turakwishimiye cyane turakwishimiye muri iri torero cyane cyane mu muryango wacu wa worship team rwose ni karibu kandi
bigaragaye ko imana ariyo kwizerwa n'ibindi izabibakorera kandi tuzakomeza duhagarare namwe. We love you so much. Koze cyane. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gufata amafoto y'urwibutso. Tukagira ngo Patient na Wera bagume aho ngaho. Okay. Hanyuma turasaba mami afatane ifoto nabo. Koze cyane Pastor David muguma aho ngaho Patient aguma aho ngaho Pastor David mwafata ifoto. warankunze ntacyo ntaze ubuntu bwawe Koze cyane. Turasaba abashumba y'Imasoro n'abafatana ifoto na Patient. Abashumba y'Imasoro kuyirondora wampinduye umugabane w'abaramyi nisanzure. Akoze cyane. Haradudubiza indirimbo zishimwe warankuze ntacyo nanze ubuntu bwawe ndabwiseguye. Turasaba Apotre Claude na Madame. Sorry. kuyirondora wampinduye umuragwa umugabane Akwihuta Apotre